murakoze nyakubahwa chairman wa RPF akaba na perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Muri uyu mwanya mu by'ukuri nta rindi jambo mfite atari ukushima kuko mwadutumiye. Ye ku giti cyanjye navuga ko ari ubwa mbere nza muri kongere ya RPF. Nkayicaramo kuva itangira kugera aho igeze ubu. Hari uwigeze kumbaza tese bakurahije. Narahiye kera ariko aho narahiriye naho hajya gusa no muri RPF, ariko iyo nza guhura na RPF mbere mbaba ariho narahiye. Ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika, ndagira ngo muri aka kanya yenda abandi bakwivugira ariko jewe ndanezerewe. Nigeze kubwira umunyamabanga muri RPF naho ngeze umuntu yiga buri munsi, natangajwe na transparency gukorera ku mugaragaro mufite mu muryango wa RPF. Niryo banga mufite, gukorera ku mugaragaro, kavugisha ukuri, mugasasa inzobe. Ikindi nyakubahwa perezida wa Repubulika, bagira ngo mbabwire amahirwe abanyarwanda twagize, ariko giye ku giti cyanjye namenye RPF kera, kuva twatangirana ndetse na mbere ya 1994 harabo mbona aha twajyaga tuganira. Hari umuntu wigeze kumbaza ndi muri guverinoma atari ko bari abantu mukorana ntibabifashisha. Ndamubwira nti ubundi iyo umuntu ahitamo bariya bita amafarasi kugira ngo azabe uwa mbere, ahitamo ifarasi nziza. Ngiye kubera ko nize n'iby'ubuganga bw'amatungo bw'amafarasi, nari mfite aho mpera. Twahisemo neza rero gukorana na RPF, kandi u Rwanda rugira amahirwe. Mwakoze kuba mwadutumiye, kandi si ubwa mbere nk'uko mwabivuze nyakubahwa perezida, mwanze kwiharira, kandi bihora bigaragara buri munsi ndetse n'amahanga akabibona. Ntabwo ari bimwe kera bitaga sayasa ngo ni politiki, ngo ni ukureshya abantu, nuko biri mu ndangagaciro za RPF. Murakoze.